nawe buteguro muri uri udufasha duhaga nge navuze umubebe ariko urumva twaturi kwiyumvanamo ariko ushobora gusanga afite undi muntu bari kwiyumvanamo nta kibazo nayikata n'abakobwa banjye hari kibazo se muretse gatoya reka tukavugaho gatoya buretse tukavugaho gatoya Sky2 buretse gatoya Kamaro imyaka afite yagakwiriye kuba afite umushyitsi nta mugore ugiraho yakubwiye ko atabashije kuboneka ariko nanone reka tubigendere neza Sky2 reka tuvuge ko ubundi ikinyarwanda mu kinyarwanda bivuzwe neza oya bateye intambwe na wayes nje ntago njya nkwera biri bro ntago njya nkwera biri man sorry ni God Kamaro yabanye n'ababebi benshi cyane yabanye na makubera abana n'amashori Kamaro ntago uri umuntu wo kuza kwikatana gato bro as I told you the truth man jewe nuze kunkatisha ibi wa mukobwa ndabizi we Kamaro mwabanye neza ngwino hano mukatane gato man gwe ngwino we muze mukatane gato ibiye mwageranye nago mbizo ngwino mukatane gato we mwakinanye ikimeni cyinshi mwana we na Kamaro urabona suzuguritse urabona umfata nk'ingegera wowe pfusha wowe ngwino hano mukatane gato we nago mukunda nago mbizo wowe gira vuba wowe nabira byabaye mbebe nkamuhamagara ngo ngwino kandi twiruga tubeshanya mbwira ngo ndi sheri ngo ndi biki akabanza kunta amazi imbere y'itangaza makuru wenda bafite umutera nkunga mukubita ibiceri ariko ntambwiza ukuri nanjye natindira ishori hano urumva ejo mu gitondo akabona ndi gutambukana nayo kuri kapeti wa musaza yamaze kumukubita iswako nawe yagiye mu mva twakomeje no kuvuga ngo nabaye surprise cyane kubera abantu bose bari hano ibi bintu ni ibintu bitangaje Isaac ndaza kuza hanyuma mwese ndabashimira Imana ibahumugisha kabisa ni ibintu byiza cyane urukundo ni rwiza kandi urukundo rwogere nundi wese uzagira isabukuru tuzamwegera twiteguriye muri stade cyangwa se n'ahandi atari hano kwa mento cyangwa se tukorera hano kwa mento bamwe tubashyire hejuru y'inzu nta niribi abandi tubajyane mu byumba nabyo birahari ntari wasi akwende ibyumba bahise baseka aya nagarira France murakoze cyane Imana bahumugisha nta kindi kintu narenzaho naho umuntu wadufasha kugabura umutsima we yanywe imitsinge nagakunda kuboneka ushobora gusanga naho hari cyangwa satanazi na gahunda simbizi yo kwintu birabiteguye nizeye wari kuba ari hano hafi yanjye yitwa Sharon ariko sinzi niba hari niba ntaho hari ngubwo ndaza kuza kuwikatira ubwo nagiye ijuru rero azana tugabure tuhereza abantu baburye naza tukate tuha abantu bawumanyagore sushona murakoze MC Gasana uracyagira umunwa nka kera se arakoze cyane reka byango tugitegura kubigendanye na Sharon mu gihe ari kwitegura kuyangaze kudufasha twongeye tunaguha umwanya ushimira abantu aya ntago ari amacuma gutunze ntago ari amacuma ahubwo n'abantu babaje kubana nawe kugumana nawe ndetse no kugushyigikira ngira ngo nanone nongeye ngundi mwanya wo kubanza kubavugaho kugira ngo tutaza no kwikanga amafoto tugira ngo ntabwo nabantu bizanye byanze bikunze muraziranye ni inshuti zawe banze ubavugeho gatoya tuze gukomeza murakoze hano hari media cyane cyane ndi kubonamo ba Vidi Frank bamuvunyi harimo ba Iris TV Jado Blaise n'abandi ntari kubona kubera murabizi ndwaye amaso ndabashimira cyane Imana ibahumugisha hanyuma mukomeze mubona abantu benshi ku biganiro byanyu mubona ibifaranga byinshi mu bujye mukora nyine hashye mukomeze munaze tubaha content dore umunwa wanjye narawagwe Sky2 nawe ndagushimira cyane ndashimira Arafat ndashimira Wayes ndashimira mwese la France ndashimira Abarionel ndashimira Shafi ndashimira Daline ndashimira ndashimira King ndashimira mwese muri hano n'abandi bari inyuma nabo ntari kubona fresh ariko mfite icyaka tu arakoze cyane reka ngira ngo mutwemereye
wajya kwegera gatoya ahantu Sky2 yicaye niho wari wagenewe kwicara. Reka dukomeze rero na gahunda zacu nkuko bisanzwe, turi mu mwanya udasanzwe, turi mu mwanya utandukanye. Ni umunsi umwe rukumbi umuntu ajya mu buzima. Dushimire cyane itangazamakuru ryageze hano, baje gufatanya cyangwa se kwifatanya na Kamaro, harimo Vidi Frank kuri Rwanda Paparazzi. Dushimire kandi nanone Urugendo TV, Iris TV, tubashimire cyane. Nabonye kandi nanone kuri 3D nabo bamaze kugera hano, bakoze cyane. Dushimire cyane by'umwihariko rero Sky2 wageze hano, nawe wakoze cyane kuza kubana natwe. Ndetse tunashimire Muhire Jason, nawe muramuzi cyane, tumushimire n'abandi benshi ngiye ntashoboye kurondora, ariko uko amasaha agenda, kuko isi iteganya kuko igihe umarana n'umuntu aricyo gituma mumenyana. Ubwo rero tuzaza kugira igihe kinini cyane n'abanyabantu benshi batandukanye hano, abonzi nabo ntazi kuko nanjye hari abatanzi. Reka rero uyu mwanya munyemereye nongeye nsabe Ornella wari uri kuducurangira neza cyane yongera dufashe ducangemo gatoya mu gihe buriya ubundi umwami ntiyica yica rubanda. Impamvu nanze ko munywa nuko ntarimbi ifite uburenganzira, ariko iyo umwami agennye ibyo yavuze biraba, ngo umwe ruturutse bukuru bucya wakwiriye hose. Ubwo rero ubwo Kamaro yavuze ko afite inyota, byamaze kumvikana, arafata ubwo biramureba. Natwe bitugereho mu gihe nanone kandi ari kwitegura umuntu baza gufatanya gukata no mutsima kugira ngo turye twishimye. Aka kanya rero tugiye kubaha iminota 3 yonyine kugira ngo buri muntu wese aganire n'undi mu matsinda, tunamenyane neza kurushaho, tuze kugaruka dukomeza BD yacu. Ndemsigasa n'inyamamare, iyi ni BD ya Kamaro. Ikindi kireze kuri ibyo byose, aha ni ihuriro ry'inshuti za Kamaro. Murakoze. We love you. Okay. Yeah. Byango gukora byumvishe ni izina ry'abantu benshi rero. Yeah man. Ariko kuko twese tutabasha kuza ngo dufatanye nawe gukatuna mutsima. Nta n'icyuma bazanye ariko. Tugusabe nyine mu gihe bari kubitegura. Nawe butegura muri uri udufasha duhaga. Aya ngiye navuze umubebe ariko urumva twa turi kwiyumvanamo. Ariko ushobora gusanga afite undi muntu bari kwiyumvanamo. Nta kibazo nayikata n'abakobwa banjye. Hari kibazo se? Sibyo. Nashyamo akazi kiga cyangwa mu gihe bari kuzana.
idasanzwe abantu bari hanze koperative ziri hanze guceceka ni ikintu mwemerewe no kwinjira ni ikindi reka dukomeze rero tugeze mu mwanya w'agaciro abazi ababayeho mu buzima bwa kizungu babyita gato abandi kato abandi niki ariko kuri twebwe mu kinyarwanda babyita umutsima ariko mu buryo bw'uyu munsi biba ari indi ntambwe umuntu agiye gutera mu buzima bwe bari ubundi buzima uko umuntu acishamo icyuma akata niko akata ibibazo ibisubizo bigasigara kandi uko afatanya n'umuntu nibyo bigaragaza ko afite abandi bantu bamufasha ndifuza rero ko uyu mwanya twawurekera cyangwa se tukawuharira Kamaro akaduhitiramo yaba inshuti ze abavandimwe be kuko ntabwo n'ubundi ari ngombwa idarapo cyane ko tubizi ko n'ubundi igihugu kirigira murakoze reka duhe Kamaro rero umwanya tubwire umuntu gengo y'abantu byibura batatu badufasha cyangwa se umwe kugira ngo turye no mutsima okay naribi nje nshobora kubanza nkawukata ku giti cyanjye none abandi bakaza kuza bikusanyije arakoze cyane reka rero tubirebe neza cyane ati nguyu umwaka mushya iyo umugabo arigira muretse gatoya reka tukavugaho gatoya buretse tukavugaho gatoya Sky2 buretse gatoya yakubwiye ko atabashije kuboneka ariko nanone reka tubigendere neza Sky2 reka tuvuge ko ubundi ikinyarwanda mu kinyarwanda bivuzwe neza oya ariko mu kinyarwanda birazwi umugabo arigira yakwibura agapfa reka yigire arigize abaye mu bantu ba mbere bagaragaje kwigira umugabo arigira yakwibura agapfa ahisemo kwigira urakoze cyane ageze gutya avuga ati reka kirimo mukate neza cyane ndetse ngabirurira abantu bose none ndahita nanabutabura gutya urumva mbazana nawe ihembe gatoya arakoze cyane atwetse ko rero uyu mutsima awizeye ndetse ari umwe mu bawaritse bivuze ngo twese twaza kuryaho kuko ntabwo uroze reka dushyiremo indirimbo maze dusabe abakobwa badufashaga baze kudufasha noneho kutugaburira kuko wawaritse cyangwa se wawutetse amaze kutwereka ko byose bimeze neza cyane turacyari muri bidi ya Kamaro turacyari kumwe n'abantu benshi batandukanye dufite Iris batera intambwe na YS njye ntago njya nywera biri bro ntago njya nywera biri man asweri ni God Kamaro yabanye n'ababebi benshi cyane yabanye na makubera abana n'amashori Kamaro ntago uri umuntu wo kuza kwikatana gato bro as I told you the truth man jewe nuze kunkatisha ibi wa mukobwa ndabizi we Kamaro mwabanye neza ngwino hano mukatane gato man we ngwino boye muze mukatane gato wowe ibihe mwageranye ntago mbizi wowe ngwino mukatane gato we mwakinanye ikimeni cyinshi mwana we na Kamaro urabona suzuguritse urabona umfata nk'ingegera wowe pfusha wowe ngwino hano mukatane gato we ntago mukunda ntago mbizi wowe gira vuba wowe reka tubafashe oya nari twebwe tubateruye mwebwe mufatane muhire mfasha we kuri akaboko Kamaro joyeux anniversaire urakoze oya muvuge neza gira ikintu mubwire joyeux anniversaire Kamaro thank you baby naribi mukatane impamvu badakoma amashyi nuko bafite ishyari abadafite ishyari bagiye kuyakoma mwakomye amashyi mwokagira imana mwene wa namutami ko rwose Kamaro usabira seke oya nabyo guseka araseka arakoze cyane barakoze cyane ngira ngo Kamaro unyemereye turi kwihutisha uburyo kandi urabizi n'igihe utwemereye rero aka kanya twahita tugakwesha abantu bari kuvugira inyuma sinzi impamvu twagira ngo rero nanone dukomeze turashaka kwihutisha uburyo kugira ngo tubone n'umwanya abataha batahe abasigara basigare kuko ni kwisi iteye Kamaro urumva umeze gute kuba abantu bangana uvuka wari we mama wawe na papa wawe nibo babigizemo uruhare ariko reba noneho uko wizihiza umwaka kubona abantu bangana gutya urumva bimeze gute Kamaro
sha bro njye meze fresh kabisa mani mureke mvuga ijambo ryanjye tu bro njye meze fresh kabisa meze neza ntari mfite igitima cyiza meze fresh nabonye urukundo rw'abantu banjye nabonye abaniga benshi na nkawe sinari nzi ko buhari ariko ndagusanze ni fresh nk'umuntu nkawe muye muskora kuri station ya danger bitambona yuko hari step umuntu aba yavuyeho ninda bayagiyeho tu ariko nanone abantu benshi bishimira anniversaire nyine kubera ko umuntu abari itariki mwibutsa wenda amavuko yiwe cyangwa se iminsi mama we yamuzanye ku isi ariko gasanga sometime tuba tugomba kwiga uwo munsi kavuga uti uyu munsi yeze ku rwego rwa kangahe cyangwa ku ngazi ya kangahe no kuvuga ngo uyu munsi ikintu mba nize ni ukubana n'abantu neza hanyuma no mushiti zawe respectinga ko mushobora kuba muri kumwe ntago ari zubona noneho niziba zihari nyinshi hageze bazaje kureba urumva kandi arizo waruzi ko muri kumwe muri gahunda urumva ariko ukaba wamutumira muri action agahita harnya ko kanya ntaribi yemeza neza meze fresh mu kanya ndataha urumva cyangwa se ndari hano hari ababibi beza hari amaniga hari iki urumva ntabirabe byabaye mu bibi nkamuhamagara ngo ngwino kandi twiruka tubeshyanya ngira ngo ndi sheri ngo ndi biki akabanza kunta amazi imbere y'itangazamakuru wenda bafite umutera nkunga mukubita ibiceri ariko ntambwiza ukuri nanjye natindira ishori hano urumva ejo mu gitondo akabona ndi gutambukana nayo kuri kapeti wa musaza yamaze kumukubita iswako nawe yagiye mu mva twakomeje mushimire cyane Kamaro ndetse mushimire cyane kandi nanone Sky2 n'abavandimwe bose bari kumwe na Kamaro mbere yuko rero tuza kugira umwanya dutanga kugira ngo abantu baganire na Kamaro Sky2 hari ukuntu yavugaga ibintu ari kubivanga we yababajwe n'ukuntu ngo Kamaro yakase gato wenyine Sky2 Green Kamaro arambwiye ngo yagize isoni nimba wagize isoni ngwino ukatane nawe mani isorenge ntabwo nzikunda Kamaro ngwino hano Kamaro naza hano Kamaro arisi ubwo Kamaro nataboneka njye nta kindi ndimo hano njye hano ntago ndemusigiye reka dusabe Kamaro aze kuboneka mu gihe yari kwitegura kuboneka yahageze Kamaro ngwino Sky2 ngwino yaje mbese hano naje njye mu buko umva ngwino hano we mukobwa igiko ngwino hano njyewe reka rata njye nicira umuco wo kuzajya muzana ibintu by'ubushushuranyo n'ibintu byo kuzajya muzana ubutigiranya oya mureke njyewe nimba mudanakunda namukundana by'uburyarya njye reka mbashyigikire reka dufatanye gukataga mufate hano njye mbahuze urukundo fata hano nawe fata uburyo nunda fata uburyo ngenda bashingiye njye nitwa Sky2 njye muranzi njyewe kuri hano wowe ibiganza byawe uri kujya kubiha papa wawe hano Abanyarwanda Cecile birahagije sawa nari n'umwana ni ibi turabikata neza si ngiye tugiye kubijyana iwacu nibyo uranyuzwe man ndanyuzwe tu uranyuzwe ubu nta kibazo ni wane yes murakoze cyane reka nsabe nanone kandi babakobwa badufashaga duhana umwanya excuse sorry baby Sky2 agira abashiki be agira n'inshuti ze mu gihe dutegereje ko bashiki baza kudufasha kutugaburira no mutsima Sky2 ndetse n'abavandimwe by'umwihariko wa Kamaro afashemo uruhare rukomeye cyane mwabibonye reka mu gihe tubitegereje twongeye dusabe DJ dushyemo indirimbo babashiki rero ba Kamaro nabo baze badufashe kutugaburira ari nako kanya none icyo kunywa kitugeraho murakoze